Bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Kuvana ku wa gatatu w'ivu twatangiye igihe cy'igisibo, igihe gikomeye cy'umwaka wa liturujia, aho Imana ubwayo idusaba kwigarukira no kumva yuko imbabazi zayo tuzikeneye. Yego ibyo byose tuba tubikeneye umwaka wose, ariko by'umwihariko Kiliziya iduha igihe kingana n'iminsi 40 kugira ngo buri wese yongere yisuzume, yongere kumva ko akeneye imbabazi z'Imana, ayigarukire kandi yemere ababarirwe, hanyuma urugendo rukomeze. Kuvana rero ku wa gatatu w'ivu twinjira muri iki gihe cy'iminsi 40, tuzakomeza twumva yuko Imana ubwayo dukeneye, tuyigarukira tubihereye ku buzima bwiza tugirana n'abavandimwe, ibikorwa by'urukundo dukora, ariko cyane cyane uko tugerageza kwiyunga n'Imana mu isakaramentu rya penetensiya, ndetse tukiyunga na Kiliziya ndetse n'abavandimwe bose duhuriye muri uwo muryango w'Imana ari wo Kiliziya. Ntage rero ucikanwa, ahubwo twese dukora ibishoboka byose kugira ngo muri iki gihe cy'igisibo twivugurure, tuvugurure ubukristo bwacu, hanyuma koko duhinduke ibiremwa bishya nk'uko Imana ubwayo itwifuza. Ivanjiri y'iki cyumweru iratwereka ibintu rwose tugomba guhora dukora igihe cyose, kuko igihe cy'igisibo ni igihe cyo kurwana. Ntabwo turwana dukoresheje amabombe turimo twumva muri Ukraine, ahubwo dukoresha izindi ntwaro Imana iduha, intwaro zo kwigomwa nizo dukoresha kugira ngo turwanye roho mbi zose zasaritse iyi si yacu. Na Yezu rero yaduhaye urugero muri uko kurwana, mbere yo gutangira ubuzima bw'imisiyo, ubutumwa Imana yari yamuhaye, yaragiye ajya kwiherera mu butayu ari wenyine, amara iminsi 40. Hanyuma kuko yari umuntu rwose, akaba n'Imana rwose, arasonza. Ashonje rero niko kugira ngo shitani ize ishake nyine guprofita muri ako kanya Yezu, muri izo ntege nke Yezu yari afite zari ziturutse ku nzara, ariko Yezu yararwanye ageza ku ndunduro. Yararwanye ageza ku ndunduro kugeza ubwo shitani yamuhunze, iragenda imwereka ibishuko byose bishoboka, ubutunzi bw'isi, ikuzo, ibintu byose bishoboka yarabimushukishije, ariko Yezu ntabwo yigeze abyemera. Yararwanye kandi aratsinda. Yezu rero yakoresheje izihe ntwaro? Nta zindi yakoresheje gusa ibyanditswe bitagatifu. Nimba ushaka kurwana ugatsinda shitani, koresha ibyanditswe bitagatifu. Kandi ntabwo wakoresha iyo ntwaro uwo utazi neza ibyanditswe bitagatifu. Kubyiga rero, gukunda gusoma ijambo ry'Imana ni byiza, kuko bidufasha gutsinda uwo mwanzi, kandi nyine dukoresheje izo mbaraga z'Imana zigaragariza mu byanditswe bitagatifu bihishura Imana ubwayo. Nk'uko Papa Francisco abivuga, nta muntu ugomba kudisikita na shitani, nta muntu ugomba kujya impaka na shitani. Shitani tuyikoze isoni, hanyuma tuyirukanishe iryo jambo ry'Imana tuba twaremeye ko riduhindura ubuzima, kandi rikaduhindura n'umutima wacu wose. Twemere rero, dufashijwe n'Imana, tugarukire Imana, tuyigarukire n'umutima wacu wose n'ubuzima bwacu bwose, muri iki gisibo, muri iki gihe gitagatifu, ariko cyane cyane no mu buzima bwacu bwose. Nk'uko bisanzwe rero, mugende mushaka ivanjiri y'uyu munsi, nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 4 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 13. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.